nakuze ndota kuzubaka nkahirwa ndetse rukazarama. Iby'ijuru rito bimbamo nabyumvanye benshi ubu ntabona, ariko nyine akaba wa muhanzi zari inzozi. Ni inzozi. Ubuzima ndimo ni inzozi. Inzozi narose nkiri inkumi. Izo umwari wese yagira, gusa nyine ibyo umwari yigira si byo ubuzima bumugira. Ese ko tuzi karisimbi ko impamo yose itatse amasimbi, aho umujinya ubitse urazwi. Ese Rwanda wayitakaza? Urugo ruruta uru rwava he? Uru rugo mfite impamvu amagana zatuma naruta, agira izindi amacumi zatuma ntaruta, gusa ayo macumi amira magana ku buryo ataruka. Nzarugumamo ndume gihwa, nzanyurwa. How could you possibly understand me? You are not me, cause these are my reasons. Nibyo. Ngamije uwo. Igihe utangiye ngiye amazi. Cyose njyewe nari bwakwishyuza. Uzabikora. Bye. Shamuve ko ibyo muri ko tuvuga ibyatuzanye ahangaha muri ibyo ngibyo. Siwe ko warakaye Imana Usiko. Gira hano uretse ibisobanure neza. Hari amakuru ukeneye kumva ntabwo ukeneye kumbwira no kubeshya gusa dukeneye kwihutisha ibintu tukabishyira mu nzira. Aya. Aya makuru ntabwo. Ariko usigaye ugira ibiparo burayi. Uzi ko wajya gusigaye muri ubu mujyi. Ese ko byakubafasha? Sema byagenze bite ko nge ntazi ikintu murimo kuvuga muri rusange. Afite amafaranga ibihumbi. Uko ndi kukubwira ibihumbi 500. Kongeraho miliyoni 12. Kutongeraho miliyoni 12 ziri kuri konti afite. Do. Nje byananze cyane kubivuga nabwo najya kubisubira mu mbego umusaza bikaba 500. Miliyoni 12. Bro, uko ndi kubikubwira niko bimeze. None se muri ziriya kabutura yambara banza wumve nakaragashazi na ziriya boots niho harimo ayo mafaranga. Mbega gasaza k'induri. Banza wumve. Njyewe ubundi urabizi uramusaza sinjya mpfa no ariko sinzi ukuntu narebye kuri konti miliyoni 10 ziri umutima uranga. N'amaso yawe gutya. Ako si ibyo birimo kuvuga ni ibiki. Imagine bro. Uramusaza ikintu dukora. Niyumva bagata none uyu nguyu yagiye kumureka amasi amuguze n'imijana amuteka imitwe. Bro uzi ukuntu yambwira. Reka kuvuga ibintu yakubwiye ngo njye namubwiye ibibazo bikiruka bya nyemve bandi bumeze nawe. Si umubyeyi. Ibaze ko yayisaseka. Gahe ngo ibibazo muranje ngo ndabikugukeka nanjye ngo yambujishwe. None kwisha n'imbaje nayigora ariko bivugayendaga nko kurwanya amafaranga yarakubyaye. Oya uvuga mu kintu kugira ngo baseko. Kingi ni kintu manje. None se ibintu manje reka mbanze mbikubwire. Ibintu manje. Ariko ari wigira honete. Kandi sineza reka mbaye mbubwire. Ariko turya ubunyobwa urabizi kuva kwa mbere kugera kwa kangahe. Iyo duhinda dushira ibishyimbo. Bidusebye. Karagasaza uri kubyumva wazanye. Gacumbitse mara kaduriza amafaranga turubasa. Ibice turubasa afite miliyoni zingana. Ntago bizava miliyoni. Ntago ibyo none nigeze ntago mbizi niba ari byo. Nta nubwo ndimo no kubyitaho cyane kubyo nabiha agaciro ngo byumve. Sibyo. Yaba ari 500 wabonye we kuri telefone ye. Yaba ari izo miliyoni 12 wabonye ibyo bintu. By the way, nje ntacyo bintwara. Okay, ibyo bintu ndaza guhera he nabyo nura musaza biraza kugenda gute mu byukuri.
ayo mafaranga ko none se ubundi ko barayikunva byabateye ikibazo ko nta mbona genda mwashyushye gifite ikibazo genda gifite ikibazo ufite ni iki ibishyimbo n'ubunyobwa n'ibiki tugomba kuba turya inyama agafi gahinduranya njye nababwiye dushyiramo inzi nabasobanuriye nababwiye ko yaje kumusura mugomba kumwihanganira ibyo byose ninjye bireba ninjye ugomba guhaha nta kintu na kimwe mugomba kumubaza rero ntakarya ibiryo bro don't play with me uri kubyumva reka mbaye nkubwire ntakazajya arya ibiryo hariya turi gusangira oya igwa nawe geza niba magana atatu ariyo yatanze rero gusa kiriya kibazo wivuga sheri wanjye wivuga ngo niyo yari afite okay murakoze cyane kuvuga amakuru meza afite umumaro icyo nababwira ni kimwe niba amafaranga yafite anyway ntago nasabye umumaro ariko ntabwo ayo mafaranga ngiye nacinde kumvuza mwashyushye ayo mafaranga niba araye naye dada mvuze ubusa oya ntabwo mvuze ubusa avuze ibyo natwe tujye ducya mu gaciro umusaza bura man ngiye uramusaza kubera uyu munsi agiye kujya atuma nyine ngiye namufata neza kandi anduta ngomba kumwuba umuntu w'umusaza ugira ubutumwa ibaza amafaranga akaba adahindura n'umwenda w'amata akaba atanatanga n'igihumbi ngo duhahe man uzi ukuntu life y'iminsi none imeze reba ukuntu ibintu bimeze ariko no kwirirwa acira mu nzu n'abanyamwiza bagera ku nyamwiza agiye twakuraho undi mukozi wihangana nabyumvishe murakoze cyane amafaranga nahe ngo rero genda umubwire uri kubyumva sonkire wawe umubwire niba agiye turya jewe ninyigwahira telefone nkamenya pini ntacyo nongera kuvuga nahe bamureke ubwo rero utari umutungo umusubizo wanyu nyakuri bro wacecetse ko nabyumvishe urawitwaza ngo nuko muri kinga bro muri ranzu iki umuntu yavuga ntiwumve ubikore amafaranga naye nabyumvishe Allô? Mwiriwe. Yego ni muga. Muri bande kustame. Yego neza. Okay.
ufite cyangwa ibibazo byose uri kugira none se ntabwo nakumenye kwanza sinamenye ngo ninde kugira ngo ubone aho mbere okay ibyo byo kumenya reka tunabyihorere ni gute nyine ufite umuti ibyo bibazo byawe byose kumva sinkuzi bwa mbere tuvuganye Allô? 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 Yeah. Sorry. Okay. Okay. Branch ndabyumva neza none se kubera iki gihe cyose gishize kuki niba nase wari uzi ko nafunzwe okay noneho okay twabonana ryari waboneka ryari kugira ngo tubonane noneho tuvugane ibyo bintu ndimo no kureba dahari anytime wahamagara dahari sha wamfashije muri cyane sawa murakoze wow sinakubwiye ngo ari njye amasengesho azasubiza umwana thank God man gusubiza ibibazo byawe byose wari ufite nyuma y'iki gihe cyose umuntu ari mu muhanda uzajya gushima imana rero uzamutse uzatange n'ibyacuma ariko uzaba bimeze neza uzabyagabutse uzatanga icyaveni cyangwa shana nawe muri abantu wabona uzanakirukanyibagirwa abantu barahinduka rahira nizere ko atari uvuze ibintu bikiniraga biseri ese abantu ntibahinduka niko mungwari ako uyu munsi none nawe turabwirugana kare mu kanya tutagaruza mu kanya ngasanga nuko mbonye abavandimwe babo bose babangiye ubu hasi wabona kujya muzaza bibana na Nyamwiza uzaza wivugisha wisubiza akora byo ni ikibazo ahubwo se uka ugisho n'inama mbonera wo buriya utaganirira ariye mu isi namenye se kuyasiza gusa buriya ko ari wo munyamujyi tujyanye kindi mubwire ibintu mbona akabyumva buriya iyo mwashaka ikintu kitari kibuza n'iki kintu nakubwiye buriya nko kuba umuntu bandi bagitifu buriya nta gitifu ukoresha ibintu nakora nkabura nk'akamuto nkagenerwa ngira abaturage urumva ubuzima asigaye yambara bote imyenda waje urimo niyo urimo nanjye tujye tumugisha ukuntu nawe banza nyine hari akantu k'akantu ko quick improvement so uri kumva improvement nyine ko kwiyongeraho nyine k'akantu uburyo by'imyivugurure wivugurure noneho turebe ko ibyo bintu koko no mu mutwe bitabihura neza rega uko ugaragara ntabwo mvuze nabi ariko nyine bita usanga bihura nyine hanyuma se buriya akora imyenda cyangwa akora ibyo ku kazi akora n'imigaragarize ariko byo ahubwo se ko yamunye wayibagira bakagombye kuba ushobora kuba yari amuntu uza mu cyumba agendera niko abantu bakuroga neza iyo abayiba nabo nyiri boro nyarukuyizana urambaniye yego wowe yizane yego naho ubundi
ureba buriya ahubwo se ariko ni ibibazo baramamagaye ubakanya ubanza nakererewe udakora ntakari ubanza nakererewe ubwo turaza kuza kuvugana sibyo sawa sawa turi abasore twese ariko dushagaringa aho dushagaringa muzehe wanje muzehe umuntu azarwara rubaga kubera umutsima wa nyababari mva ndi kugushakira ya foto mbabarira nyereke we amatsika aranyisha umuntu hungu wagusajije urara ku telefone wongorera ijoro ryose dore nongo mwiza mama habaye iki uramuzi My